Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muri hose mudukurikiye kuri hano kuri chaîne tunyuzaho ubutumwa bwiza mu minsi itandukanye, tubashimira kandi uburyo mudahwema kudukurikira no kurushaho kumva inyigisho. Ni ukuri ni ukwigirira neza gufata akanya ukumva icyo Imana ivuga ku ijambo ryayo. Imana Bibiliya iratubwira ngo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Ni ukuvuga Imana mu mugambi wayo ni uko itatakaza n'umwe, ni uko nta n'umwe warimbuka. Nawe uri mu mugambi wayo, uri uwo Yesu yapfiriye. Iyo ubimenye umenya yuko nta rubanza rukikuriho, ahubwo ufite ubugingo buhoraho. Tugiye kuganira rero ku gakiza, aho agakiza atari ibyo wakoze cyangwa ibyo uzakora, ahubwo ni icyo Kristo yakoze akigukoreye nkawe, kugira ngo nubyemera ugahuza nabyo ubeho ubuzima bw'Imana muri wowe. Wowe rero ikintu cyonyine ugomba kumenya ni ukuvuga ngo ngomba kumenya Imana. Inshingano zawe ni ugusabana na Data, ntabwo ari ibikorwa ukora, ahubwo bisa nkaho Imana ari yo iguhamagara ngo uze wumve ijwi ryayo, wumve ikikubwira, wumve ikirimo ikugezaho, kugira ngo umenye neza icyo Imana igushakaho. Bibiliya iravuga ngo abayuda babajije Yesu bati ngo tubwire ngo dukore imirimo y'Imana. Bamubazaga imirimo y'Imana kugira ngo bayikore. Yesu arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo yatumye, ni uko mwemera uwo yatumye. Rero inshingano zawe nk'umukristo, nk'umuntu, ni uko umenya Imana, ni uko umenya uwaguhamagaye, umenya iyo ngiyo iguhamagara. Muri Kristo Imana yatoranyije isi yose. Ni ukuvuga ngo Yesu aza ku musaraba ntabwo byari icyifuzo cyawe, nta wari wabisengeye, ahubwo Imana yatumenyeye ibiruta ibyo twari kwifuza. Bibiliya iravuga ngo yadutoranyirije muri we kera isi itararemwa. Yadutoranyirije muri we kera isi itararemwa. Niba rero yaradutoranyirije muri we kera isi itararemwa, kugira ngo tubabera n'abaziranenge tutariho umugayo. Urumva niba yaradutoranyije muri we kera isi itararemwa, ni ukuvuga ngo nta cyayitunguye. Nawe yaragutoranyije. Uyu munsi icyo usabwa ni ukomeza ibyo Kristo yakoze kugira ngo bigenderemo. Ubwo turi ku ngingo y'agakiza. Agakiza ntabwo ari ukureka ibyaha, nta nubwo ari ugukora ibyiza. Agakiza ni ukwemeranya n'Imana umurimo yakoze. Ntabwo Imana igusaba gukora, ntabwo igusaba kugira ibintu ukora kugira ngo ikwemere. Imana yo igutegerejeho kwemeranya nayo ikivuga kuri wowe. Ubundi ubutumwa bwiza butubwira iki? Urumva ubutumwa bwiza, iryo jambo ubutumwa ntabwo wumva ni good message, reka mpite mbivuga muri bwa buryo bwo gusemura utitaye ku kintu. Ubwo bise mvuga urumva tubuze ubutumwa bwiza, aho kuvuga gospel reka tuvuge umuntu aguhaye message nziza. Iyo message ntabwo ikwiye kuzitera ubwoba, ntabwo ari message ngo murarimbutse, imperuka iriri. Abantu babayeho mu bwoba, kandi icyo ntabwo ari cyo Imana yabahamagariye. Ubundi Imana igushakaho iki? Abantu ntabwo bamenye gutandukanya ibyanditswe. Hari icyanditswe kiri muri Amosi ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ariko icyo ntabwo ari cyo Imana igambiriye kuri wowe. Icyo Imana igambiriye kuri wowe ni uko wemeranya nayo ibyo ivuga ko ari ukuri. Imana ivuga iki rero? Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 19. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo
ry'umwuzuro. Umurongo wa 20 uravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Ndi intumwa mu cyimbo cya Kristo, nawe ngo nuko rero turabahendahenda. Haleluya. Mu cyimbo cya Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Ni ukuvuga ku ruhande rw'Imana yo yamaze kwiyunga nawe, nta kibi kubonaho. None nawe uyu munsi ndi kugutangariza ngo nawe wiyunge nayo. Ndi intumwa y'Imana, muri make ndi intumwa y'Imana mu cyimbo cya Kristo, ndakumenyesha ngo wiyunge nayo. Imana yo yiyunze nawe, noneho nahawe ho kwiyunga nayo. Ni ukuvuga Imana nta kibi kubonaho kubera Yesu Kristo wabaye mu mwanya wawe, kubera Yesu Kristo wapfuye mu cyimbo cyawe. Iyo nta kibi kubonaho yiyunze nawe. None nawe uri kubwirwa ngo iyunge nayo. None ukahita wibaza ndiyunga nayo nte? Emeranya nayo ko muri Kristo yahiyungiye nawe, ntibikikubaraho ikibi. Emeranya nayo ko nta kibi kubaraho. Mu mirongo yo hejuru mu Bikorinto ba 2:5 batangira batubwira ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu. None ukahita umuntu yinjira muri Kristo Yesu ate? Nuko yemera ko arimo, nta kindi bisaba. Wowe emera kurimo birahagije. Kwizera niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Emera kuri muri Kristo, uraba urimo. Wemera kurimo, uraba urimo. Noneho umuntu iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Ngo kandi ibyo biva ku Mana yiyunze natwe. Umurongo wa 19 atubwira kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byawe. Imana ntikikubaraho ibicumuro byawe. Imana nta kibi kubonaho wowe, ariko wowe ukibonaho. None Imana irashaka ko nawe utagira ikibi wibonaho, we kongera kwibarira mu mirimo itegetswe n'amategeko. Ku birebana n'ikibi, Imana nta kibazo ifitanye na. Umurongo wa 20 noneho nahita havuga mu 21 haratubwira ngo utigeze kumenya icyaha ari we Yesu, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ifite iyihe ntego? Kugira ngo muri we uhinduke gukiranuka kwayo. Ni ukuvuga Imana yiye kureba ibona gukiranuka. Wowe ubwawe ni wowe wibonaho icyaha. Iyo wibonyeho icyaha wicira urubanza rwo gupfa. Noneho abantu mu kugerageza gushaka igisubizo bashushanya Imana nk'umuntu. Benshi bahitamo inzira yo gusaba Imana imbabazi, ariko Imana ntabwo ibasubiza ngo ndababariye, ahubwo bumva ko bababariwe, ariko ni umutima wawe waguciriye urubanza, urangije urongera uranagushinjura. Ndabivuga gute? Mu gitabo cy'abarokore mu ndirimbo ntihari zo gushimisha, indirimbo y'120 iravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. None nawe reka nkubaze wo nkurikiye, urahamya yuko izina ryawe riri ku mutima wa Yesu nk'ukuvugira imbere y'Imana? Noneho ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Ngo Satani iyo anyibukije ibyaha byanjye
ashaka kunyihebesha. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, njyantumbira mu ijuru, ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose akangezaho. Ariko icyo ndi gushyirakira kukubwira ni uko umwanzi, reka nkoresha ijambo umwanzi, ari we myumvire ipfuye, ajya agerageza kukwihebesha ashingiye ku mirimo yawe. Ariko uyu muririmbyi yahise avuga ngo njya ntumbira mu ijuru. Kubera icyo atumbira mu ijuru? Ngo areba y'umukiza we wabikuyeho byose, nta na kimwe cyasigaye. Abadivantisite bo bagira indirimbo ya 34 ivuga ngo shima cyane, shima cyane yuko mbabariwe ibyaha, nta na kimwe cyasigaye, byabambanwe nawe ku musaraba. Ubwo ugahita wumva icyo Bibiliya, icyo umuhimbyi w'iyo ndirimbo yari yakuye muri Bibiliya. Yaravugaga ngo ashima cyane yuko ababariwe ibyaha bikaba nta na kimwe cyasigaye, byabambanwe na Yesu ku musaraba. None nakubaza wowe unkurikiye, none wowe turi kumwe munsi, mbese Kristo yapfiriye ibyaha byawe? None abipfira, wari uriho? Wari warabikoze? Ahantu bipfira ni ukumva ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe wakoze n'ibyo wakoze. Kandi Kristo ntago yapfiriye ibyaha byawe wakoze n'ibyo wakoze, ahubwo yapfiriye n'ibyo utarakora. N'ibyo utarakora nabyo yarabipfiriye. Bityo icyo usabwa ni iki? Ni ukwemera ko kubera Yesu watandukanijwe n'icyaha. Ni ukuvuga ubundi umuntu wacu wa kera ntagihari. Abaroma igice cya 3 turatubwira ngo kandi tumenye iki? Yuko umuntu wa kera, umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kongera kuba imbata z'ibyaha ukundi. Ntabwo kwiriye kongera kuba imbata y'ibyaha. Kuba ibyaha ubifite mu mutima wawe ko wabikoze niko kuba imbata zabyo. Imana yo yahisemo kutazongera kukubona mu mbata y'ibyaha, mu byaha, kuko umuntu wacu wa kera yabambanwe na Yesu kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Bityo umubiri w'ibyaha wakuweho, ntawuhari, ni wowe wiyiziho ibyaha, Imana ntabyikuziho. Reka tugaruke gato ku masezerano abiri. Isezerano rya kera ni isezerano rishingiye ku mategeko. Tugiye kubibona mu cyanditswe, ariko nanone dore icyanditswe biriho ngiki, musome. Ariko nanone ikintu ngiye kuvuga ni iki Imana yavuze ku isezerano rishya. Yeremiya 31 haravuga ngo isezerano rishya, kimwe no mu Baheburayo 8, isezerano rishya nzagirana n'inzu ya Isirayeli ngiri, nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Iryo ni ryo sezerano rishya turimo. Nuko Imana itibuka ibyaha by'umuntu ukundi. Ntabwo Imana ibabarira nk'abantu ngo iribagiwe. Dawidi yaravuze mu isezerano rya kera muri Zaburi ngo hahirwa ababara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ariko yongeraho akantu ngo harahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uwo muntu w'iteka atabaraho icyaha arahirwa. Ni ukuvuga uwo muntu ntabwo akeneye kubabarirwa, ntabwo akeneye ikindi, kuko Uwiteka ntabwo amubaraho icyaha.
mu gihe cy'isezerano rya kera mu Baheburayo igice cya 10 haragira hati, udire ku murongo wa mbere, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere haravuga ngo, kuko ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite umubiri wabyo, ntiyabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Mbese iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba? Bakomeza ugira, kuko abasenga baba barijejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Hano hari akantu ko gutindaho. Abasenga baba barijejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Abasenga baba barijejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ariko ahita avuga iby'Abisirayeli, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo k'umwaka n'ibyo bitambo k'umwaka utashye. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli bajyaga gutamba, ibyo bitambo byabibutsaga ko ari abanyabyaha. Ariko Bibiliya iravuga abasenga uyu munsi baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha. Reka tureke biriya byose, nivugire umurongo wa 10 igice cya 10 cy'Abaheburayo, umurongo Abaheburayo 10:10 aravuga ngo, uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Muri make hari ikintu nshaka kubaza abakristo, nawubwire. Ndakeneye hano muri komenti umurongo werekana aho umuntu asabwa gusaba Imana imbabazi. Amagambo yataye inyito, kwihana, kwatura, ibintu byinshi byataye inyito mu bakristo. Ariko ndashaka ko mugaruka ku isoko, mwicare mwige. Umuntu arabyuka yakinjira mu by'ubukristo agahita yumva ko abizi. Reka ntabwo ubizi, icara wige kandi wemere kwigishwa. We kwifata nk'umuntu ubizi, nk'umuntu ubizobereyemo, oya. Emera wigishwe, emera wumve ijambo, emera ubwirizwe, emera wumvire, emera wige. Abantu nk'ubu bazi ko bose bazi gusenga. Nzagerageza kuvugaho ubutaha ku kantu ko gusenga, Imana nidufasha tuzakavuga. Ariko gusenga nabwo ubwabyo ntibizwi, kwizera ntibizwi, nta kintu kizwi, ariko abantu bifata nk'aho byose babizi. Abantu barazinduka bakajya mu butayu ngo niko gusenga, abandi bakajya mu misozi. Imana ntabwo ari iyo mu misozi, si iyo mu bibaya, si iyo mu butayu. Imana ni iya hose. Kandi ikindi nakubwira, urukundo Imana igukunda rwo ntirushidikanywaho, rurizewe pe, 100%. Urukundo Imana igukunda ntirushidikanywaho, rurizewe. Ahubwo emera igukunde nk'uko yabiteganyije, emera ugukunde birenze uko wabitekereza, emera ugukunde urukundo y'ubwayo itekereza ko ari rwo ukwiriye. Ikibi kikubaho ngo wumve Imana yaguhanye. Imana ntabwo yitaye kuri ibyo bikorwa byawe byiza cyangwa bibi. Imana icyo yitayeho ni wowe, iragukunda, ntabwo yagutererana. Gusa ikintu nasorezaho ni iki, mbese agakiza ni iki? Mbese bizera bate, bakira Yesu bate? Nta kindi. Ubundi Imana yo yamaze kwiyunga nawe. Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 19, muri Kristo nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byayo. Imana yamaze kwiyunga nawe, ahubwo itegereze ko uje ko nawe wiyunga nayo. Imana yo yasoje umurimo wayo, ndetse yakoze ibyo wasabwaga byose kugira ngo wemerwe nayo. Yo yarabyikoreye, yemera kukwemera, ntacyo uyihaye, ntacyo uyisabye. Wowe emera kuyizi, emera ko uyifite, emera ko iri muri wowe, maze ikorere muri wowe. Ibyo biguhangayikisha ni ibintu biciriritse, ibyo bigutekereresha cyane ni ibintu biciriritse. Uramutse umenye imbaraga z'Imana ziri muri wowe, uramutse umenye kuzikorana nazo, uramutse umenye yuko ari wowe mutware, ndetse Yesu yaravuze ngo yahawe ubutware mu ijuru no mu isi.
mu ijuru no mu isi, yahawe ubutware. Rero agakiza ni ukwemeranya na Yesu ubuzima yaguhaye. Ubundi Imana yatanze ubugingo buhoraho, babwakira bati ni uko wemeranya nayo ko yabuguhaye. Muri make, kwakira Yesu ni ukwemera ko ari muri wowe. Wamara kwemera ko ari muri wowe, ukemera ko ari we ubuzima bwawe bushingiyeho. Kwakira Yesu ntabwo bisaba ikindi. Ubundi ibyaha byawe Yesu yarabipfiriye, icyo cyari gihagije. Nta kibazo cy'icyaha ufitanye na Yesu, cyaba icyo wakoze, cyaba icyo ukora uyu munsi n'icyo uzakora, nta kibazo cy'icyaha gihari. Ahubwo wowe ubwawe ni wowe ubyibonaho. Imana nta muntu ishinja urubanza rw'ibyaha. Uwo muririmbyi nahoze mbabwira yaravuze ngo Uwiteka yambonyeho amaraso ntacira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse. Ayo maraso yakubonaho ate? Imana iturebera muri Yesu, kuko yamaze kwiyunga natwe. Kwiyunga natwe ntabwo ari ukwiyunga umuntu yamemukiye ndagenda amuganirije, mubwiye amakosa yakoze arayemeye ngo ubwo turiyunze. Oya, ahubwo uburyo Imana yiyunzemo natwe nuko yo yaduhaye Kristo, yiyungiramo natwe. Ndabivuga gute? Ni ukuvuga ngo Kristo ari mu bantu bose. Ni ukuvuga ngo Kristo yaraje apresenta njyewe nawe, muri make ahagarariye njyewe nawe. Ni ukuvuga Bibiliya ivuze ngo Yesu ari mu ijuru adusabira, ni ukuturepresenta. Ndabivuga nte? Amatorero menshi agira ba representa, umuntu yahagarariye. Yesu nawe ahagarariye umuntu mu ijuru. Ni ukuvuga ikintu cyose uvuze mu izina rye ni Yesu ukivuze, kuko aragupresenta imbere y'Imana, araguhagarariye. Atari ukugira ngo agusabire imbabazi, ntakada, atari ukugira ngo avuge ngo yaragupfire, reka da, ahubwo agaragaze ko abantu noneho bafite ubuzima bw'Imana. Ubundi nicyo ahagaze mu ijuru akora. Kudusabira ni ukudupresenta cyangwa ni ukuhatubera. Urabizi amatorero agira uwo bita umuvugizi. Uwo muvugizi ntabwo avugira ikindi amatorero, ahubwo icyo itorero risaba kivugwa n'uwo, icyo itorero ritegetse kivugwa n'uwo. Ni ukuvuga noneho mu isi turiho tumeze nka Yesu ubwe, Yesu nawe akaba ari mu ijuru ku bwacu. Nicyo ngicyo rero, kwakira Yesu ni ukwizera ko Yesu ari muri wowe, ukemera ko ari muri wowe, nta kindi. Noneho mu kwemera ko ari muri wowe, arimo kubera ko muri wowe nta kibi kirimo. Mu buryo nta kibi kirimo rero, ni uko icyo kibi yagikuriyeho ku musaraba. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambaniwe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe gukomeza kongera kuba imbata z'ibyaha. We nta kiba kubonaho, niyo mpamvu ari muri wowe. Emera ko ari muri wowe kandi ko yapfiriye ibyaha byawe, bityo umuntu wawe wa kera akaba yarabambaniwe nawe, kugira ngo utongera kuba imbata y'ibyaha. None ugahita wibaza bimwe ukora. Bya bindi ukora bishingiye ku kintu kimwe, ni uko ibitekerezo bitarahinduka. Impamvu ubeshya ni ukubera ubwoba. Impamvu umuntu yiba ni ukubera ubwoba. Impamvu umuntu asambana ni kontorore y'irari iba yabuze. Impamvu ibintu byose bifite impamvu zishingiye ku mitekerereze ipfuye. Impamvu umuntu yica undi ni uko wa undi wica n'ubundi yica kuko we yapfuye mu myumvire. Ariko yapfuye mu myumvire, bityo agasangiza urupfu icyo afite. Ariko niba Kristo ari muri wowe, uzasangiza isi yawe ubuzima. Gusambana ni icyaha mu buryo bw'amategeko, ariko icyaremwe gishya nta mategeko cyahawe. Amategeko yahawe umuntu wacu wa kera, kandi uwo wayahawe ni nawe wabambwe ku musaraba. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambaniwe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Uyu munsi ubuhemu buba hagati y'abantu, nk'urugero umuntu ufite umugore akamuca inyuma, ni ikibazo. Hariho corruption mu bantu, kuko uko ni ugukomeretsanya. Ariko nanone impamvu ibyo bibaho ni uko abantu batarakira. Yesu rero icyo akora, aradukiza, akadukiza imyumvire ipfuye. Niba umuntu akurakariye nawe kumurakara ntabwo ari igisubizo, ni imyumvire ipfuye.
niba umuntu aguhemukiye nawe ugatekereza kumuhemukira, ni imyumvire ipfuye. Yesu agukiza ibyo bipfuye, akakwinjiza mu buzima hamwe ubona ibintu byose byoroshye, hamwe ubona ibintu abandi batabona, nabo bakabona ibyo utabona. Barareba bakabona urupfu, iyo wareba ukabona ubuzima. Muri kovide hari abantu babonyemo ubuzima. Muri izi ntambara ziri hirya hano ku isi hari abantu babonyemo ubuzima. Muri make hamwe bamwe bareba urupfu, urahareba ukabona ubuzima. Bibiliya iravuga ngo Imana yategetse ko umucyo uva uturutse mu mwijima. Mu ntambara ya Goliyati niho Dawidi yakuye izina. Nawe muri ibyo bintu uri kubona bijagaraye, wakuramo ikintu gikomeye. Harimo umucyo, kandi uwo mucyo uzupika cyane ku buryo wirukana umwijima wose. Ndagusengeye ngo uyu munsi wumve icyo Uwiteka akuvugisha, wumve icyo akubwira. Ndagusengeye ngo usobanukirwe, umenye yuko ibyo byose bikuzengurutse biri guturuka ku buryo wowe wiyumva, biri guturuka mu buryo wowe utekereza, biri guturuka mu mitekerereze yawe, bigaturuka mu myumvire yawe. Ntabwo ari ibintu byamanutse mu ijuru ngo byituraho, hoya, niwe wabihamagaye. Reka mbabwire, nta na kimwe kiba mu buzima bwawe atari we wagikoze. Satani yabaye urwitwazo. Muri make umuntu akora ikintu kibi agashaka uwo kukigerekaho. Adamu yakoze ikosa, amaze gucumura aravuga ngo ni umugore ati ni inzoka. Muri make abantu bakora ibibi barangiza bati ni Satani yabaye Satani hirya no hino. Ariko Satani nta Satani. Ibyago biraba, ibyo byose bituruka muri wowe. Ibiriho mu isi byose biguturukamo, ni wowe ubikora. Ibyiza cyangwa ibibi, impanuka cyangwa kubaho, byose ni wowe ubikora. Ariko nanone kuba ari wowe ubikora, ni nawe wabibyaza umusaruro. Ijambo ry'ingenzi riravuga ngo byose ku bakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Muri make nta cyenda kukubabaza, ahubwo harimo ubuzima. Impamvu waba urwaye ni ukugira ngo wibuke ko hariho ubugingo buhoraho, ubugingo butarwara. Ntabwo impamvu ari ukugira ngo upfe. Impamvu wabuze amafaranga ni ukugira ngo wibuke yuko Bibiliya ivuga ngo yahindutse umukene, kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Muri make wibuke ko byose ari ibyawe. Hari ijambo nkunda cyane riravuga ngo kuko byose ari ibyanyu, ari ibiriho, ari ibizaba, ari iki, byose ni ibyanyu. Ari urupfu, ari ubuzima, byose ni ibyanyu. Niba byose ari ibyawe, niba urupfu ari urwawe n'ubuzima bukaba ubwawe, hitamo ikigomba kuba, ni urupfu cyangwa ni ubuzima. Niba abantu ari abawe bose, biravuga ngo ari isi, ari Pawulo, ari Apolo, ari Kefa, byo bose ni abawe. Ari ibiriho none, ari ibizaba, ni wowe usetinga ngo ni ibiki bizaba. Ni wowe ufite amahitamo. Agakiza, wowe emera ko Yesu ari muri wowe, byose birabihagije. Emera ko yapfiriye ibyaha byawe, ko nta cyaha kikubarwaho, birabiguhagije. N'izina rya Yesu, icyo wifuza cyose kikubera umucyo. Ahari hacuze umwijima mu buzima bwawe, huzura umucyo. Aho utabonaga inzira zihabe, kuko hose habaye inzira. N'izina rya Yesu, uyu munsi ukubera umunsi w'igitangaza, ndetse iri joro rikubera ijoro ritangaje. Uyu munsi umucyo utamuruke mu buzima bwawe. Aho babaraga hose, mu marangamutima, mu mubiri, mu byari bikubabaje, umunezero wongere kubyuka, uturutse mu nkuru nziza, uturutse no mu kumenya. Mu izina rya Yesu, wishimire ubuzima Data yaguhaye, ubwakire mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye cyane rero. Washyira icyo uvuga, waduha comment, wagira icyo tuvugisha, watwandikira, watumenyesha. Turi kumwe, kandi Imana ikomeje kuduha umugisha mu izina rya Yesu. Amina. Turi umugisha, namwe muri umugisha mu izina rya Yesu. Amen.